Aha ni ku nzu ndangamurage y'u Rwanda iherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Twinjiye tujya kuhasura ubundi dusobanukirwa byinshi. Ese iyi nyubako yubatswe ryari? Ese ni ibihe bintu biba muri iyi nzu ndangamurage y'u Rwanda bituma abantu baza kuhasura? Twafashe urugendo twerekeza kuri iyi nzu, ubona yuko abenshi bajya bayibona yaba ku mafaranga bakoresha, ugasanga hariho ikirango cyangwa se igishushanyo kigaragaza iyi nzu. Rero twahigereye turavuga tuti ubundi reka tugende tugereyo dusobanukirwe akantu ku kandi. Mbahaye ikaze mwese, Dive Corentin niko nitwa. Ubundi iyo witegereje neza ku bantu dukunda gukoresha amafaranga, iyo urebye inote y'igihumbi iyi ngiyi dukoresha hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubonaho igishushanyo kigaragaza iyi nzu ndangamurage iherereye hano mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ni munsi y'umuhanda uva i Butare cyangwa se Huye werekeza i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Ahangaha ubona imbere yacu turahazenguruka, twinjire tumenye kandi dusobanukirwe byinshi kandi bitangaje byihariye kuri iyi nzu ndangamurage y'u Rwanda iherereye hano mu karere ka Huye. Reka twinjire neza noneho tugenda dusobanukirwa byinshi byihariye. Ubundi ubusanzwe iyi nzu ndangamurage y'u Rwanda nk'uko natangiye mbibabwira, iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, ni hafi ya gare ya Huye, ni munsi y'umuhanda munini uva i Kigali werekeza mu karere ka Huye mu mujyi wa Huye, ukanakomeza ujya ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ahangaha rero nk'uko uri kubibona ni imbuga iri ahangaha imbere y'aho binjirira. Ushobora kuba utarahagera, ariko ndahamya neza yuko rwose ujya witegereza inote y'igihumbi. Ni ahangaha rwose, ni ahangaha. Dore haranditse ngo Rwanda Culture Heritage Academy Ethnographic Museum. Ubundi mu kinyarwanda cyiza bayita ingoro y'umurage w'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda. Ukurikije igisobanuro cy'uko yitwa, birumvikana neza yuko hagaragaramo byinshi ku bigendanye n'imibereho y'Abanyarwanda. Ahangaha rero turimo turatambika, ni tumwe mu tuyira dukoze neza tuzengurutse iyi ngoro y'umurage n'imibereho y'Abanyarwanda. Urabibona neza yuko ifite ibiti bigiye bikikije, ikagira igipangu kiyizengurutse, ndetse rwose hajya hanakorerwa ibirori bitandukanye, yaba ibirori bigendanye n'umuco, yaba ibirori bigendanye n'ubukwe. Ibi byose biza bigakorerwa ahangaha hose. Iyi nzu rero iri mu birometero 132 uvuye mu murwa mukuru i Kigali. Amateka agaragaza neza yuko yubatswe mu mwaka w'1987. Bisobanuye neza yuko umuntu wavutse muri uwo mwaka iyi ngoro irimo irubakwa uyu munsi muri 2026 afite imyaka 39 y'amavuko. Bisobanuye neza yuko aya matafari uri kureba kuri iyi nzu ndetse na bimwe mu bintu uri kubona ku mashusho, hari bishobora kuba bimaze imyaka irenga 30 byubatswe cyangwa se bizanywa ahangaha duhagaze. Iki gice noneho urimo urabona ni igice kigaragaramo ubusitani bwiza kandi buteye amabengezi. Ni igice kiri ku ruhande rw'ibumoso, ubwo ngubwo waba uhagaze mu marembo urimo uritegereza iyi nzu. Ni igice
abantu benshi usanga baje kuhifotoreza mu birori bitandukanye, yaba ibirori by'ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, nk'uko nabibabwiye yuko hajya habera ibirori by'umuco, imbyino ndetse n'ibindi birori cyangwa se ibindi bintu bishobora kuba byahuriza imbaga nyamwinshi. Uri kubibona neza yuko hari ubusitani bwiza kandi buconze neza. Dukomeza tunasobanukirwa amateka, nababwiye yuko iyi ngoro yubatswe mu mwaka w'1987, ariko yatashywe ku mugaragaro ku itariki 18 z'ukwa 9 mu mwaka w'1989. Amacyenda yisubiranamo. Ubu ni imwe mu ngoro umunani ndangamurage zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'uko tubikesha amakuru ava ku rubuga rw'inteko y'umuco, ari narwo rufite inshingano y'ibi bikorwa, aho bagira bati ubu mu gihugu hose hari ingoro ndangamurage 8 ziherereye mu turere 7 hirya no hino mu gihugu. Utwo turere ari two Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro, Nyanza, Huye, Karongi ndetse na Gicumbi. Tunagaruka rero ku gice cy'imbere tunasobanukirwa byinshi byihariye biri muri iyi ngoro. Iyi ngoro irimo ibihangano bigaragaza imibereho y'Abanyafurika, imibereho y'Abanyarwanda, ibihangano bisaga ibihumbi 10. Iyi ngoro rero ifite ibyumba 7 bimuritswemo ibintu ndangamateka, ndangamibereho, ndangabuhanzi, ibyo byose biherekejwe n'ibisigaramatongo. Ahangaha niho usanga hagaragaramo amashusho agiye atandukanye, ibikoresho bigiye bitandukanye bigaragaza kandi bigasobanura neza imibereho y'Abanyarwanda kuva ku gihe cy'ubwami, igihe cy'ubukoroni, igihe cya repubulika. Hari byinshi cyane biteye amatsiko, ndetse abantu benshi bakunda kwibaza ku bigendanye n'imibereho y'Abanyarwanda. Ese Abanyarwanda ni ibihe bikoresho bifashishaga mu gihe cy'ubuhinzi? Ese Abanyarwanda ni ibihe bikoresho bifashishaga mu gihe babaga bari gushaka imihigo? Ibyo byose rero birasobanutse. Rero iki ngiki ni icyapa giha ikaze abantu baje gusura iyi ngoro. Noneho urimo urabibona neza akantu ku kandi. Ahangaha duhagaze neza kwa kundi ujya ubibona ku mafoto, kwa kundi ujya ubibona ku note y'igihumbi. Ni ahangaha rwose. Nizere yuko uko wajyaga uhabona ku mafoto ariko utarabona amashusho agusobanurira kandi akwereka neza akantu ku kandi, ubu ngubu hari ubumenyi wungutse ku bigendanye n'iyi ngoro y'umurage w'amateka y'imibereho y'Abanyarwanda. Ahangaha rero twebwe twari turimo dusohoka ku marembo. Urabibona neza, aya ni amarembo ariho ibishushanyo bigaragaza ibihanga 2 by'inka zifite amahembe, biri kuri aya marembo yinjira ahangaha tuvuye. Reka mbashimire mwebwe mwese twabanye. Dive Corentin nje niko nitwa, ndabashimiye.